ikintu cyanteye uburwayi sinzi ariko no kugira ngo mbone ubundi buhamya kugira ngo ubuhamya buboneke uzagahora mu buhamya bumwe n'Imana ari igishanga bidakwiriye ngombye kubona ko hari igihe cyageze amara amezi 2 cyangwa 3 nagenda imaranye amezi amezi angahe abiri bivuze ngo ahangaha ntuhaguruka ntabwo mpaguruka muza amezi 2 hano kwa muganga ahubwo bari kumbwira ngo banyandikiye n'igare. Reka nongere mbasuze kandi mbahereze ikaze mbashimire kandi abakoze subscribe na mutayikoze mabwire ngo nimwe kujya muyikore mujye mubana natwe ibiganiro bigiye bitandukanye. Ni inkuru yo muri iki gitondo itari nziza, niyo ngira ngo tubasangize kugira ngo dutabarize uyu mumama cyangwa se uyu mubyeyi akaba umushiki wacu umuvandimwe wacu muri rusange, aho asanzwe ari umuvugabutumwa ariko kurungu akaba amaze igihe kirenga amezi 2 mu bitaro arwaye, bitamiwe n'abantu benshi ariko tukaba tugira ngo tubimenye abamukundaga by'umwihariko abo basenganaga n'abakundaga ibiganiro bitandukanye n'ijambo ry'Imana agendaga abwiriza. Mbere yuko turi buze kuvuga byinshi ku burwayi bwe, reka maze nshyiremo aka video kaho yari ari kubwiriza arimo araganiza abantu ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe kuba twabanza kumwibuka. Twabigenza dute? Imana yaduharuriye runtu bararambagiza muri uwo mwaka bararambagiza, nanjye ngomeza mu Mana neza, nakomeza ndarindira nkajya ndirimba Mana, nkajya mvuga Mana aho wankubagisha. Haleluya. Waje kubwiriza Imana nanayiwarane ko bikomeye. Komeje gusenga ariko komeza usenge nitsimira uko abaho indwara z'amayobera, ariko dufite Imana. Nubwo indwara zaba nyinshi, nubwo ibikomeye bya byinshi, ariko nta kirenga ijambo Imana iba yaravuze ku muntu. Si byose komera rwose. Hari uburwayi buza ukihebesha umuntu, ariko iyo umuntu ari umunyamasezerano aravuganye n'Imana nta kimutungura, byinshi na byinshi arye biza anabizi. Hari uburwayi buza Imana yavuze ati ugiye guhura n'urugamba, ugiye guhura n'indwara, uzakomere nzandi kumwe nawe, bigatuma rero ukomera, sibyo? Bigatuma ukomera kubera ko ufite ijambo rya nyiri ijambo. So bizi se n'awasenze abanyamasezerano tugenda kugira ibyiringiro cyane no mu gihe kigoye, ntabwo dutaka nk'uko abandi bataka. Kenshi na kenshi hari amagambo agenda ahumuriza abantu, nk'ijambo ryo muri Zaburi birangije rifasha ngo amajwi y'amazi menshi n'umuraba ukomeye w'inyanja ngo Uwiteka uri hejuru abirushije imbaraga. Nubwo uburwayi bwazamuka, nubwo uburibwe bwazamuka, Uwiteka uri hejuru abirushije imbaraga. Iryo ryagukomeza ukumva ko nyuma y'uburwayi hariho ubuzima. Komera. Ikintu cyanteye uburwayi sinzi ariko no kugira ngo mbone ubundi buhamya kugira ngo ubuhamya buboneke uzagahora mu buhamya bumwe n'Imana ari igishanga bidakwiriye ngombye kubona ko hari igihe cyageze amara amezi 2 cyangwa 3 nagenda. Koko se abantu b'Imana bakunda guhura n'ibibazo, ariko dufite Imana nta mpamvu zo kwiheba. Komera. Ariko urebye maso wabona baragusezerera ejo. Nguko kandi nimbona arimo sonde ndimo sonde imaranye amezi angahe abiri bivuze ngo ahangaha ntuhaguruka ntabwo mpaguruka. muza amezi 2 hano kwa muganga ahubwo bari kumbwira ngo banyandikiye n'igare. Umugongo ntukora se ntabwo ukora, ariko burandi gushaka ukuntu nzatabaza inshuti n'abavandimwe nkajya no mu kandi mavuta.
manza byarahereye mu mugongo. Nagukora iyo mpagaze nyagutya. Ikibazo. Amezi abiri yamaze uri hano. Mvuye Kibogora. Reka da. I Rusizi. Nta n'abantu bajya baza se kugusura ngo bagusengere. Hano kubera ku ivuriro batanga gusakuza ariko no gushaka Iyo nta muganga urimo barasinga bucece kuko gusenga burya si ugusakuza. kuzajya mu rugo. Ntabwo bajya mu rugo batagusezereye. Nzasaba gusezera. Ahubwo buriya ivugabutumwa wakoze kandi n'abantu bw'iki ntabwo babimenye. Ntabwo babimenye kereka paruwasi. Paruwasi yarabimenye. Nta muntu ubizi. Ubu nta bantu benshi babizi bo mu ivugabutumwa nabo. Uko mumaze kubireba muri iyi video nagira ngo mumaze mumwibuke ni uyu mubyeyi Saverina niwe urwaye, akaba ari we turimo turabagezaho tubabwira ko amaze igihe kirenga amezi abiri ari mu bitaro bya Karongi, ariko akaba yarabanje kwivuriza mu bitaro byo mu karere ka Nyamasheke ahazwi nko mu bitaro bya Kibogora. Niho yararwariye baza kumukurayo bamuzana ku Kibuye, akaba amaze amezi arenga abiri adashobora kuba yabyuka, arimo sonde, ari mu buzima nyine bugoye. Murabyumva nawe ku muntu urwaye kumara amezi angana gutyo mu bitaro, mumva ko ni ubuzima butoroshye. No mu mama rero wakuzwe n'abantu batari bake, ari niyo mpamvu twifuje kubasangiza iyi nkuru kugira ngo tumusengere, tumusure, turamufashe kugira ngo abashe kwivuza ndetse n'umuryango ukomeze kuba wabaho. Ni video zigiye zitandukanye yagiye amenyekanamo, mwumva uko yagiye abwiriza, uko yagiye avuga kugira ngo bibe byadufasha kumwibuka, ubundi turebe uko twamusura. Ni umuvandimwe wacu, ni umubyeyi wa bamwe ukurikije imyaka afite. Ni wo mwanya mwiza rero kugira ngo tumwereke urukundo, kuko nibwo dukeneye cyane by'umwihariko kurushaho. Niyo mpamvu ndi buze gushyiraho nimero mu kiganiro muri iyi nkuru kugira ngo uwabasha kumuvugisha, uwabasha kumusura azakoresha iyo telefone. Ni telefone yiwe imubaruyeho, ubundi tukabasha kumugeraho mu buryo bugiye butandukanye dushobora kuba twakoresha bitewe n'umwanya wacu, bitewe n'aho turi. Birashoboka ko washaka kumusura ariko ugasanga aho uri ntabwo bikwemerera ko wamugeraho, ukaba wakoresha telefone kugira ngo umuvugishe, umusengere, umuhe morale, abone ko afite abantu bari kumwe nawe bamuri hafi, by'umwihariko bari hafi y'umuryango wiwe. Mumva ko ni ibintu bitaba byoroshye. Izi ni video zigiye zitandukanye yagiye agaragaramo, nakoresheje aho yari ari kubwiriza kugira ngo mubereke, mubibutse, mure n'ibigwi byiwe cyangwa se amateka ye muri rusange. Ariko ni uyu mubyeyi wo mu karere ka Karongi witwa Saverina. Mukomeze turebe zino video ziwe, ubundi turebe icyo twakora, dushyire hamwe, dufatanye kugira ngo tubashe kumurwanaho, abashe kwivuza n'ubuzima bubashe kuba bwakomeza neza. Haleluya, haleluya, amen. Se muranezerewe? Oya murishimye? Oya murishimye? Turenda gusoza umwaka. Yesu akajya ambwira ati, ubundi mama mwana wanjye, si uko naguhamagaye ntukajye wicara igihe kinini, aho ngo tumye ujye ugenda. Ane mwijuru, kuko nibuka njye nakijijwe muri 1996, mfite imyaka y'amavuko 50. Senkani ndayifite kabisa. Iyo naza gukizwa mba nshaje, mba narazezengeye, ariko ubundi ndakuze. Ndi umwana wa mama wanjye na papa wa gatatu. Mama wanjye yo ndi kubona mbona ashaje, nkahita mvuga ko ndi umwana we wa gatatu, buriya njyewe buriya sinshaje. Kandi ibyo nabonye byinshi bitambuka ni byinshi. Noneho njyewe nabayeho ndi mu nzu, iyo nicaye hariya murahabona ukuntu, ariko umuntu wese ari ufite ikibazo cy'amaso, mwese muri kureba, muri kureba hariya abana abagabo bicaye, muturuke hariya ku rugi muzamure, muri iyo bicaye. Ngwino wicare barebe. Reka njye kuhicara kuko Yesu yarahanyicaje. Mana da.
abantu nibaseba nk'abakegezayo ubu ndapanda nkapanda ariko nkayicaraho kuko Yesu yayinyicajeho. Murebe ko aya maguru abatagera hasi ihenutse inyuma yaberekana nayo. Oya nibakegeza Yesu kugira ngo mbakurize, oya murebe. Ubundi atari Kristo sinakwicara. Birumvikana. Hakwicara abantu. Ariko Petero ageze kwa Koroneli yaravuga ngo mu mahanga yose. Nk'uko muri kubona rero ni umuntu wagiraga morale, ni umuntu usanzwe abwiriza yishimye aseka, wakiriye ubuzima bugiye bugoye yagiye anyuramo nk'uko yagiye bitanga mu buhamya bwagiye butambuka. Niyo mpamvu ari umwe mu bantu bakwiye kongera kwitabwaho, bakwiye kwereka urukundo. Mu gusoza iyi video rero murabona ko yavuze uburwayi afite, yavuze uko arwaye n'aho arwariye. By'ukuri rero ni umwe mu bantu wagiye ugira abantu benshi bamukunze, ni umuntu wagiye ugira abantu benshi yagiye agezaho ubuhamya n'ijambo ry'Imana bakabakura mu bwigunge, abihebye bakaba bashobora kuba bakumva ko Imana nabibazirikana. Niwo mwanya rero dufite kugira ngo tumusengere, by'umwihariko tumusengere cyane kugira ngo Imana ibashe kumworohereza. Ariko n'uwabasha kumusura, nimero ni ngiyi muri gukora mu kiganiro, nawe yabikora akaba yamugeraho, akaba yamuhamagara. Ariko ikiruta byose kugira ngo nisenyeshe kugira ngo Imana ibe yamukiza, ibe yamugirira neza, yongere agaruke atubwire ijambo ry'Imana, atugezweho igaburo ryera kugira ngo ubuzima bubashe kuba ubuzima, tubashe kwegereza Imana. Ndabashimiye rero abadukurikiye, ariko by'umwihariko bari buze kugira icyo bakora kuri buri muntu wese ubonye iyi nkuru, tumube hafi, tumuganirize, tumusengere. Reka mbashimire mwe mwadukurikiye, tubabwire ngo dukomeze kubana, mukora subscribe, like, share na comment kugira ngo mukomeze kutuba hafi mu biganiro tugenda tunyuzaho bitandukanye.